ntuzigere ugira ubwoba bwo kongera gutangira, kuko kuri inshuro ubwo ugiye gutangira ntabwo ugiye gutangira ku busa, ugiye gutangira kuri experience. Ngo ndi umuntu mwiza, ariko ntuzigere umereza impamvu yatuma nkwereka uruhande rwanjye rubi. Ni amagambo y'umunyabwenge. Ngo buri munsi murancecetse, ariko umunsi umwe ibikorwa byanjye bishoboye kuzazunguza isi yose. Uzibagirwa hahise, ariko ntuzigere wibagirwa isomo wahakuye. Ngo abantu bahora bacecetse buri munsi, ngo buryo baba bafite ibitekerezo bifite urusaku rurengeje, bifite imbaraga nyinshi. Ntukeneye kuryama ahantu harenze cyangwa ngo ukenere uburiri burenze, ntukeneye telefone irenze. Icyo ukeneye ni ukugira ngo wowe ube ufite ibitekerezo birenze. Ikosa rya mbere ngo abantu dukora ni ugutekereza ko abandi bantu duhora dutekereza kimwe. Ntabwo abantu dutekereza kimwe. Akenshi ngo uzashaka inshuti zizajya ziguhatira kugira ngo nawe utere imbere, uve ku rwego wari uriho. Ku buryo umugore uhora yumva ko ari sawa kuba ari wenyine, uwo mugore ni umunyembaraga. Ntabwo twigeze dukora kuko ibihe byari byiza cyangwa byari bitworoheye. Twakuze igihe twajyaga duhura n'ibibazo byinshi, ariko biranga turakura. Akenshi uzaba indwanyi, ahubwo ntuzaba umuntu uhangayika. Warrior. Uzahora ukomeye, ntuzigere ucika intege, kuko ntiwamenya abo utera imbaraga buri munsi, ntiwamenya abo winspira. Hari ibintu bibiri bikwiye kugaragaza ndetse kwihangana kukuriho. Ndetse ibintu bigaragaza kwihangana kwawe ni igihe ufite ibintu ndetse n'imyitwarire yawe igihe nta kintu ufite. Mu gihe nta kintu ufite, icyo ni igihe kigaragaza ndetse kwihangana kwawe ndetse n'imyitwarire yawe igihe ufite buri kimwe cyose. Ubumenyi buzaguha imbaraga, yego, ariko imyitwarire yawe niyo izaguha icyubahiro. Uzizere ko ndetse ko wavutse kugira ngo uzagere ku bintu byiza. Ibyo bintu ni ibintu bizagufasha, kandi koko ntawavutse kugira ngo azagere ku bintu bibi. Risk iteka izahura byibuze ari nziza kuruta uko kwicuza kutigeze ugerageza. Inyoni yavukiye muri keji ibitswe, buri munsi wari itekereza ko kuguruka ari icyaha. Bivuze ngo nawe keji urimo uyu munsi uramutse uyiretse watera imbere. Isura nziza iteka izasaza, umubiri nawe uzahinduka, yego na roho, ariko we ntizigera ihinduka. Buriya nicyo kintu kitazigera gihinduka, kubera ko roho, umubiri uzasaza ni mwiza, ariko roho yo ntabwo izigera. Iyo roho ari nziza ntabwo ihinduka. Ntuzigere waka imbabazi uri mukuri, ntuzigere. Nizera ko agahinda gakabije kabaho, ndabyizera koko nta kanya k'agahinda kabaho, ariko nanone nizera ko nudakora exercise ngo urye ibiryo by'intungamubiri, ugere ku kazuba, uryame neza ndetse ubone ibyo bintu byangombwa, sinizera ko uzaruhangana n'ako gahinda gakabije. Ntuzigere utegereza ko ibintu bizakorohera mu buzima. Ugira ibintu byiza, ubuzima iteka buhora bucanganya, uzige kugira ngo umenye ubwenge hakiri kare, uhangane n'ibyo bintu igihe kitaragucika. Umuryango wawe niyo timu idasanzwe ufite uyu munsi. Guhora ntabwo biri muri gahunda zanjye, ahubwo uzabona ibigukwiriye kubera ibyaha byawe. Abantu bagize ngahise habi birangira bageze ahazaza heza. Discipline ni uguhitamo ibyo ukeneye aka kanya ndetse n'ibyo ushaka cyane. Iyo niyo bita discipline. Nitaye ukuntu uyu munsi uri umuhanga, uri umuntu urenze, uzahora iteka ufite umuntu wagusimbura mu byo ukora. Uburibwe n'agahinda bizagukomeza, amarira azagutinyura, kubabara k'umutima ndetse ni nako kuzatuma umenya ubwenge, uzashimira hahise gutuma ndetse hazaza hameze neza uyu munsi. Niba utarigeze ukora uburyo ukiri umwana muto, nta kintu ufite guseka mu myaka yawe mukuru y'izabukuru. Rimwe na rimwe hari igihe guhora aba ari ukwisekera tukikomereza gusa, akaba ari ko guhora kwa danje twe dufite. Uzifuza kugenda wenyine,
kuko abenshi mwatangiranye ntabwo murangizanye urugendo. Kwanga abantu bitwara imbaraga. Rimwe na rimwe rero hari igihe njya nijijisha nk'aho batigeze banabaho. Rimwe na rimwe biba ari byiza ndetse kugira ngo utuze wisekere. Rimwe na rimwe ubuzima ntibuduhereza ibyo dushaka, kubera ko ntabwo tuba tubikwiriye, ahubwo tuba dukwiriye ibirenze ibyo. Ushoboye kuba uri umuntu mwiza kuko nibyo, ariko mu nkuru y'umuntu runaka birashoboka ko uyu munsi muri iyo nkuru y'umuntu runaka uri umuntu mubi muri iyo nkuru ye, kandi uyu munsi uri umuntu mwiza. Igihe kiragenda, memoire zigashira, ibyumviro byahinduka, abantu bakagenda, ariko umutima ntujye wibagirwa. Uzavugane n'abantu bazatuma ndetse ubona isi mu buryo butandukanye. Urugendo rudasanzwe ni urugendo rukomeye cyane ukora uri wenyine, uretse ko urwo rugendo ukora uri wenyine nirwo rugendo rugukomeza. Uzasenge kugeza ndetse ibihe urimo bihindutse. Ibitangaza biba buri munsi. Ntuzigere uhagarika kwizera, kuko Imana ihindura ibintu ndetse ibihindura vuba cyane. Ubuzima bwawe n'ubu yabishobora ikabihindura. Buri munsi uzajya uvuga uko wiyumva. Ntuzigere ubyakira imbabazi kuko uvugisha ukuri. Oya, ntuzigere. Mama washoboye kuba yarize cyangwa atarize, ariko menya ko ni gutya niwe muyobozi mwiza mu buzima, akaba nawe byizero byanyu mugira muri iyi si, mu gihe wumva watereranywe n'igihe wananiwe muri ubu buzima. Nitaye ndetse uko ibintu bimeze uyu munsi, ejo bishoboye kuba andi mahirwe yawe meza yo kugira ngo uhindure ibintu ndetse bimere neza. Gutakaza abantu babi mu buzima bwawe ni intsinzi. Uzige kujya wicara inyuma maze witegereza ibintu. Ntabwo ibintu buri munsi aba ari ngombwa ngo ushyireho reaction kugira ikintu bivugaho. Oya, ntuzigere uva ku bintu. Iteka itangiriro rirakomera ndetse rikongera rigakomera. Koko itangiriro rirakomera. Inshuti z'imfura mu buzima ni Imana idasanzwe. Inshuti z'inyangamugayo. Ikosa rya mbere rikomeye cyane nigeze nkora mu buzima bwanjye, ngo ni ukwemerera abantu bakamara umwanya munini mu buzima bwawe kuruta ndetse umwanya bari bakwiriye mu buzima. Iryo kosa ntuzarikore. Ntuzigere ukora ikosa rirerire nk'iryo ryo gutuma abantu bamara umwanya munini mu buzima bwawe batari bakwiriye. Rimwe mu isomo kenshi uziga muri ubu buzima ni ukugira ngo wige buryo ki nawe ubwawe wakiga mu gutuzamo kwawe. Kandi ntuzigere urakara cyane, urakarira umuntu bikomeye. Iteka umuntu yahinduka kanya gato cyane. Nta muntu urenze undi, nta n'umuntu uri munsi y'undi, kandi nta n'umuntu umeze nk'undi. Burya abantu batandukanye mu buryo bworoheje cyane, ku buryo nta muntu wagereranya wowe uri wowe ndetse nanjye ndi njye. Nta muntu ugereranywa n'undi kuko abantu ntibasa, abantu si bamwe. Uzemera ufate risiko utangire ikintu, nutsinda uzishima, ariko nanone nuhomba uzamenya ubwenge. Umuntu wa mbere mubi muri iyi si ni wa wundi kumva agatekereza akirebera akigendera.